bacu beza bagiye gufasha Nzungu. Ndagusaba kubanza gutuza, sino umupasiteri ariko ndagusengeye ibyabaye byose bigende mu izina rya Yesu. Ukora ibintu byiza wateguye. Mpagaze hano ku gatuti kejejwe kacaho ko z'Imana bakomeye, mpagaze muri aya mavuta mpatuyeho gutuza. Utuze ukora ibintu byawe neza. Ubwo nyuma y'igihe kinini muri Amerika uragarutse uje gukora live recording mu rugo aho watangiriye uri ufite muri aka kanya. cyane ikagere hariya Rakoze cyane reka mbaze na madamu we abantu mukundanya safari nkanjye maze muzamura ibiganza. Uyemereye tuzamura ibiganza tubere ku rukundo. Ndabizi neza ko mwari muri hejuru ntabwo mwari mutuje ariko ubonye ko imbaraga z'Imana ziruta iza Satani. Gira inama abakobwa batarubaka n'abubatsi. Icyo nshaka kubagiraho inama ni ugushyigikira umurimo uri mu muntu mu gihe mugiye kubana ukabyara imbuto, kuko ntiyari yarakoze live recording mbere yuko muhura, ariko ubu ngubu bagiye kwiruka kandi bagenda neza. Tubwire ubagire n'inama abandi bakobwa, ubabwire icyo bimaze mu rugo rwanyu, icyo byabafashije mu mibanire yanyu gusigasira imbuto y'Imana yashize muri Nzungu. Murakoze cyane, munyemerere tubaha amashyi baze basubize mu byiciro byiza twabateguriye. Babwire gahunda ikurikiraho. Imana ibahe umugisha Nzungu ndetse n'abadamu. Imana ibahe umugisha. Muha amashyi menshi cyane bajya kwicara.